Reka mbaye ikaze cyane kuri The Quick Times News. Nizere ko mumeze neza abakunzi bacu mwese. Uyu munsi wa tariki 7 Gicurasi reka turebe hamwe ibyawuranze mu mateka y'isi. Iki ni cya kiganiro nyine tureba ibyaranze umunsi mu mateka. Harimo ibyabaye muri politike, ikoranabuhanga, intambara ndetse n'ibindi bikorwa bikomeye byabaye mu mateka nyine y'isi nkuko bikubwira. Njye wumva ni Ivan Lucky, wibutsa gukanda subscribe, like, share kugira ngo usangize n'abakunzi nyine cyangwa se inshuti zawe, ubundi tujye tubana neza cyane 5-5. Reka dutangire mu mwaka w'1915 Ubudage bwarohamije ubwato bwitwaga RMS Lusitania. Kwa 7 Gicurasi 1915 ubwato bw'abagenzi bwitwaga RMS Lusitania bwarohamijwe n'ingabo z'Ubudage mu gihe cy'intambara ya mbere y'isi. Abarenga 1,100 basize ubuzima, harimo n'abanyamerika benshi. Iki gikorwa cyarakaje Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse kikaba kimwe mu byatumye Amerika iza kwinjira muri iyo ntambara. Intambara ya mbere y'isi yose kabisa, iyi ni bimwe mu byatumye cyangwa se byasunikiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwinjira mu ntambara, nyuma yuko ubu bwato nyine Abadage babugize gutya bakaburohamisha. Mu 1945 Ubudage bwemeye gutsindwa. Kuwa 7 Gicurasi 1945 Ubudage bwashyize umukono ku masezerano yo kwemera gutsindwa mu ntambara ya kabiri y'isi. Ibi byabereye mu Bufaransa mu mujyi wa Reims. Nibyo byabaye iherezo ry'ubutegetsi bwa Adolf Hitler, ndetse n'intambara yari imaze imyaka myinshi yahitanye abantu benshi batari bake bajya mu mamiliyoni. Ubwo ni naho yahise irangira nyine, nyuma yuko igihugu cy'Ubudage cyasarendinze kikemera gutsindwa muri iyi ntambara. 1994 Afurika y'Epfo yabonye perezida wayo wa mbere wirabura. Muri uyu mwaka muri ukwezi kwa Gicurasi nyine Nelson Mandela yari ari mu minsi ya nyuma yo kwitegura kurahira nka perezida wa mbere wirabura wa Afurika y'Epfo nyuma y'iherezo rya apartheid. Yabaye imwe mu mpinduka zikomeye zabaye ku mugabane wa Afurika mu gihe nyine Afurika ririmo byo kugarura kwigenga kwayo. Ibihugu bimwe na bimwe byari byaramaze kubona ubwigenge. Navuga ngo ni inzira nziza kuri Nelson Mandela umaze gukora ibintu byinshi, waharaniye nyine ubwigenge bwa Afurika. Noneho iki gihe niho yari ageze igihe nyine cyo kuba yaba perezida wa Afurika y'Epfo. Navuga ngo ni ikintu cyiza, intambwe ikomeye kuri Afurika bari bateye. Mu minsi ishize nababwiye ibya virusi ya I love you yibasiye mudasobwa. Kuri uyu munsi iyi virusi yakomeje n'ubundi gusakara muri mudasobwa zigiye zitandukanye. Ubundi wakibaza ngo iyi virusi yazaga ite? Iyi virusi ya I love you yoherezwaga muri email ifite ubutumwa bugira buti I love you, maze iyo warebaga iyo email ukabona iri jambo, abantu benshi bihutiraga gufungura iyi email. Iyo wayifunguraga mudasobwa yawe tayari yahitaga yatakwa nyine n'izi virusi. Hazamo gukrashinga mu mashini nyine, bigize ibibazo, bashobora no kuba bagwakinga iyo iyi virusi yaje mu mashini. Yabaye imwe muri virusi zangije cyane ikoranabuhanga muri icyo gihe. Mu mwaka w'2000 Vladimir Putin yarahiriye kuba perezida w'Uburusiya. Vladimir Putin yarahiriye kuyobora Russia nyine nka perezida mushya w'icyo gihugu. Nibwo yatangiye manda ye ya mbere nk'umuyobozi w'Uburusiya nyuma yo gusimbura Boris Yeltsin. Kuva icyo gihe Putin yabaye umwe mu bayobozi bamaze igihe kinini bafite ijambo rikomeye muri politike y'isi. Kuva icyo gihe mu mwaka w'2000 kuri uyu munsi Putin kabisa ari mu bantu bafite ijambo muri politike, cyane ko biragoye ko wakurikira politike ukamara umunsi cyangwa se amasaha agera ku 10 utumvishe iri zina rya perezida w'Uburusiya nyine Vladimir Putin. Mwaka wa 2024 ingabo za Israel zafashe umupaka wa Rafah. Mu mwaka wa 2024 ingabo za Israel zafashe igenzura y'igice cya Gaza, umupaka wa Rafah border crossing. Igikorwa cyabaye mu gihe intambara hagati ya Israel na Hamas yari ikomeje gukaza umurego, ndetse amahanga menshi agaragaza impungenge ku kibazo cy'ubutabazi, umutekano w'abaturage bo muri Gaza. Uyu munsi rero niho
habaye ifatwa ry'uwo boda cyangwa se ry'uwo mupaka. Muri uwo mwaka kandi Vladimir Putin yongeye kurahirira indi manda ye ya gatanu nka perezida w'Uburusiya, akomeza kuba umwe mu bayobozi bafite nyine iryo jambo rikomeye nk'uko nabikubwiye muri politike mpuzamahanga. Reka nkwibutse gukanda subscribe kuri The Quick Times News kugira ngo tujye tubana neza. Mu bavutse kuri uyu munsi nakubwiramo nka Mr Beast, muramuzi cyane, amazina y'anyakuri ni Jimmy Donaldson. Uyu ni umunyarwenya, ngira ngo abantu benshi muramuzi mukurikira ibintu bya comedy ndetse na industry ya showbiz muri rusange. Undi muntu wavutse ni umunyamerika, umukinnyi wa filime bamwita Gary Cooper, yavutse 1901, ndetse na Alexander Ludwig, nawe ni umukinnyi wa filime yavutse 1992, filime mumuzimo ni nka Vikings, Hunger Games n'izindi nyinshi zitandukanye. Reka ngushimire cyane, zere ko dukomeza kubana mu biganiro biri imbere bya The Quick Times News, tuba twagiye tugutegurira amakuru ya politike bigiye bitandukanye, imikino yose tuba tuyifite. Komeza kubana natwe, ubundi amakuru uzajya abonera ku gihe.